bazari nakubeshye barandi kubona dusigaye tu turaberanya aho ako barman uri gutindana nanjye baby wihangane ntabwo tundi ariko ko nabonye warayuje unaniwe uyu munsi byagenze bitera ntabwo yigeze se aguha ifunguro rihagije shamba bro nkubwire rwose se nkubeshye ibintu by'ifugo se umva yari yatuguriye ntakatagize ubwo rero kumbwira ngo nari kumukura umva wallahi nabuze aho muhera tu oya ibyo bintu ntabwo mbishaka Nukuri. narakubwiye ngo umva ukuntu gahunda zimeze narakubwiye ngo dushaka amafaranga dukeneye ariko bro umva nkubwire twari abantu bagera kuri 10 buri wese uziko yamuguriye inkoko n'icyo kunywesha umva ntago umuntu yaba yakuguriye inkoko icyo kunywa buri kimwe cyose ngo nurangize kumukora n'amafaranga ntabwo ibyo byumvikana ariko bro umva nkubwire uzi imodoka afite mana yanjye nyiyibona naravuze ati byibura anyinjizemo niwe waje adutwaye aduhaye lift imodoka sha umva nta makuru ufite ubundi arakubiye nkubwira ngo arakubiye kagire nkuru uwo muhungu uzi neza ko afite amafaranga umva amafaranga gusa niyo umureba gutya gusa uhita ubibona ko amujejeta none se ubwo nta guse guhuza kundi ni gute hari akanimero se wamukuyeho umva ubwo urumva nta nimero mwayumva namutaye ubundi ni wowe mushiki wanjye ngira twumvikana dukorana gahunda tugahuza byahatara ahubwo yatinze kumumagara ariko rero yagomeje kumumagara nkajya mwihora kuko nanjye ko naragutera izo story neza ntago nari bumwitabe naraguhereza izi story zose kugira ngo ubere daho wumva turazivuga ahubwo arampamagaye kanze mwitabe ushyiraho parere twumve ukuntu tugomba kubona ayo mafaranga umva amafaranga araza we tuzi Allo? Bimeze bite? Shyiraho parere ariko twumve gahunda z'ayo mafaranga. Meze neza wose. Nanjye meze neza nta kibazo. Shamva iri joro ntago nigeze nsinzira naraye nkurota. Kubera iki se? Ariko ujya ubona ukuntu uri mwiza. Ntago mbizi cyane. Twari benshi kuri ya meza ariko niwe muntu narebaga wenyine. Okay, ni byiza ntacyo bitwaye ari. None se nyine ya modoka nari ngiye kuyijyana ngo bayikorere controle. Ariko mva nageze hahandi muri ya quartier iwanyu wambwiye imbaraga zo gutsimbura ngo ngende ziranga pe. Ubu mparitse harya ku muhanda harya hari agasitasiyo. Nta kuntu se waza kundeba nkongera nkakugurira kandi kantu gatoya ukanampobera sha nabonye uri mwiza. Shamba ndahari pe nta kintu ndi gukora nabi. Okay ngaho simbuka ndumva urukumbuzi rwanyishe ariko uramenye uzi ugenda gakeya nasanga umuhumuro wagushize. Umva ndabikora nk'akazi tuhumura. Okay sawa mo bebe banguka. Sawa. Umva bro ahubwo ndagiye. Ahubwo telefone be hafi. Mwe kwa byo gukubura wapi? Ubu tuvugana uragiye. Umva ndagiye ahubwo nambaye n'inzoya ningera ngasanga biri kumeneka umva ndahita nkurya ko umva umugore ahubwo ntabwo turi wahe wallahi. Nta nayo twari dufite yo guha ahubwo iyo ni gahunda. Turashubijwe umva. Uberedi wowe. Aha wandetsera aka kanya. Ahubwo reka ngende. Nyaruka yo gahunda y'amafaranga cyane cyane niyo nje tukavugana.
fresh. Bose none yahitamo gake. Hari byose tu. Uziko tutaramenyana nyine bigiye kure. Ashabonye kuri ngo ndi kumva natangiye kukwita shero wala. Uziko nakubeshye. Barandi kubona dusigaye tunasa. Turaberanya aho. Ako barman. Ugutindana nanjye. Nihangane twari twabatindiye. Asko nguri gutinda wowe bite cyane. Nabona ko karabo kanje kare uri murakumva. Nope. Bayigeze. Kenuzane cya kibyeri. No. We genda usa nubwo numva kimwe kitanahagije. Kw'inoti zari bite cyane. Genda wanjye. Sawa kambaza neza. Hute. We tuzi ubundi bazi bagutemo. Boss, nari nibagiye kukubwira wowe ikintu mpuzane. Reka gato. Halo. Babanzanire ni inkurize. Umva, mu gihe ari kuri telefone kanze ndabure bro ubundi umva tuzimukure walayi. Handi kuri ka gasantere hahandi agana hepfo umva ari kuri telefone wowe banguka ahagere wahageze yasanze turi kwitamo kabaye banguka we nundaburiza umva wowe arangize nawe wahageze ngiye kumukazane byose ku buryo uraza uhita wataka bita birangira sawa kandi nonize baromani kutabangutsa Salamu sisi. Ari hesa jehe. agiye kuri telefone gataho ndabona bari kudutinda Ewa. hano Shaka bisa nisa gataraba kuri telefone. nagaraye Barumani sa umva we niba ufite n'ibindi byo kurya byinshi zana hano ibirayi byose ufite Ewa. Ukari gutinda. Barumani biki basigaye basuka. Ibyo byo kurya ubizane vuba vuba. Barumani biki gihe baba batari. Gira faster. Wibyo go ipfunda ariko meze ibyo byo kurya wa. Onese shaka. Nizereka kiri kuri telefone cyangwa senzi byari nani Ewa. Umunsi mu Rwanda ntabwo twari twatenza ahubwo bazana ibyo kurya n'ibyo batatwujuje wowe nugira ikibazo inzoga ntabwo arizo za batuzane n'izindi Okay. Ewa. Wae na kweli. Uzi kubana n'abahungu bafite kofi kabisa. uva cyane ahubwo Turahera ku atakavuba wowe semere kuri brushette ku kirayi. wakatatse uri mu biki uragenda Semere ku nyamasha. Nope. ahubwo batuzane n'ibindi bintu bikeya Harakabaho aba bahungu. badushake n'izindi nzoga nyinshi ntabwo zihagije Ako barumani kutishura. Rwana ni. Baby wihangane ntabwo utindiye ariko ubaye iki ego kubwira ariko yesu Wasabaye iki? ndafasha tumwegurago yasinze ikintu abaye ubaye iki se wabwiye ikintu ubaye Haguruka boss. Boss, ufashwa n'ibiki? mureke ngiye guparika imodoka. banza wishyure hariya wabanje ukishyura ukabona ukagenda shira waretse kugenda utishyuye Mureke ngiye guparika imodoka. banza wishyure Naparitse nabi. Urajya bari kuvuga ngo banza wishyure ntabishyura Oya banza wishyure. none se ubu uragenda utishyuye Naparitse nabi ariko Iyo ni imitwe. ese bro wagumije kwirira ntabwo uzi ko bagiye kubiturutsa mu kanya Nope. bagiye nurabona atabuze uko yishyura Maji yabaye ingarusa. babanje ukishyura kuko bataza kutunigira Wingaru. aho hantu Uzi n'ibindi? Njye nagiye kurangura nkeneye kunguka. None ngo ushaka kumpondesha. Ngiye gufatanya n'ibibazo. Uzi n'ibindi? Nakaraga ngo kari kariya ni kaveyi. Kahise kaje. Mwambaye ndabishyurira. Iratwishyurira se niyo fagitire muyifata na rimwe. Imyenda. None mwari muzi
kwanza witukura yamaye nka dahasi Ngera byari vuba. Itukura Ngera vuba. ariko se wa mubyeyi uri mu izi zirabishyurira sha